kuba tutaziranye baje nyuma. Nitwa Emmanuel UWAMBAJE, nkaba ndi umukristo wa hano, niho nazanye recommandation yanjye cyana na 5. Nari mvuye mu cyaro nabaje kubisengera, twega twazanye no twasenze kugira ngo uzabone itiki 3 kugira ngo ubone itiki ari kuvana Rusizi uza hano 800 uyakuye isaka umuntu wagutangira. Muri twegerane tazi ugiye kavuga ngo nzabana nawe, ndaza ncumbika hano haruguru y'urusengero, nje gupagasa ntazi aho njya gupagasa. Njukira mu gitondo hano buri akeye bandika Nyamanza nsenge muri kujya gupagasa. Turaziranye namwe rero, ndimo mbwira abashyitsi murimo ko reta turaziranye, aranzi twarabaye aranzi n'abandi benshi. Hari principe, hari ibintu niyemeje gukora ndi umusore. Navuze ibintu 3 ngo bigomba kuyobora ubuzima bwanjye. Icyambere ni ukutiteranya n'Imana. Kutagira gute? Kutiteranya n'iki? N'Imana. Ubu ngubu nta muntu wanzanira amafaranga ngo yatereke imbere yanjye, nta mwanya wampa, nta rwego wangezaho, nta modoka wampa, nta nzu wampa, nta kintu wanyita ngo ntandukanye n'iki? N'Imana. Haba n'urupfu tirwantandukanya na Yesu ko nakomerezayo. Imana twarafatanyije tumaranye igihe kinini, dufitanye gahunda. Dufitanye gahunda na Yesu, mfite umushinga w'ubukwe utari bwaba go kuzabona Yesu agarutse. Niyo mpamvu ntawaza kwivanga mu rukundo rwanye na Kristo. Icyo ni kimwe navuze nkigera muri uyu mujyi, kugira ngo nzawushobore kubamo nuko Imana tubana karamata. Icya kabiri ni gukora, gukunda gukora, gukoresha amaboko yanjye kugira ngo mbashe kubona umugati insenge ariko nanapagasa. Muzero ko nakoze ahantu henshi nahangaha ngenda mbubakira amazu, murabize twarabaye. Icya gatatu ngomba gukora nuko ngomba guhamya ibyo nemera. Ibintu nemera ntabwo binteye isoni zo kubivuga. Nta muntu numwe waza ngambire ngo ibyo ntibivugwa, ipfa kuba ari uko bihesha Imana iki icyubahiro. Ngasenga rero, ngasenga Imana. Imana ibindindiramo, ndimo mbwira abashyitsi nyobora urubyiruko rw'ahangaha. Nyuma yuko Pasara yaramaze gushaka, uyimaze gushima, nanjye mpita nkomerezaho nyobora urubyiruko. Hari witwa Dina nahise musimbura, turakorana na Kabera Simoni, muramuzi, turabana mu rubyiruko. Igihe kiragera ngirwa ubuntu ko umudiyakoni wa hano, mbu umwarimu w'itorero. Umwarimu ukennye, ariko nabaye umwarimu ukennye, uhembwa 20, wishyunuzuye 20. Izo nkodeshwa ni 20, nawe mpembwa ni 20 kuye muri cya 10. Ubundi agakaye kanjye karimo intoryi n'inyanya n'ubutunguru n'ubutoya hano kwa Ntware ho nabaga ngiye kugura uko tundu. Ariko ikambwira ati ariko ndi kumwe nawe, ndise kutindi. Ikambwira ati wowe gusa ndi kumwe nawe kandi nguza amazina yose. Nabaye muri itorero rero, mbabwa inshingano z'ubupasiteri mu buryo butunguranye. Imana ingirira icyizere irantoranya mu mukuru w'itorero. Abo twabanye muri urusengero sinzi ko benshi bakibaho, bamwe baratashye. Abo twakoranye bamugemanyi, bankanika, barugomeza, bari shari, twabanye n'abantu benshi. Imana ikomeza kunkomeraho. Mva hano njya Gatsata, nabonye afane ndakebuka, twarabanye. Njya Nyarugenge, Kamashashi, hanyuma iza kunjyana kwiga. Mperukano ndi umunyeshuri, mwibuka ko mperukano uje kubabwira ko ngiye ku ishuri, kuko nubwo ndi gukora umurimo w'Imana hari i Rubavu, ariko mu rugo ahantu mvuka, ahantu nakoreye Imana ni hano i Remera. Ndi umunyaremera, abana banjye nabaha n'umudamu, ni naho nanubatse n'inzu yanjye ituye. Ndi umunyaremera. Ndashima Imana rero ko yongeye kumpa akanya ko rukani wacu i Remera. Ndashima Imana kandi kuba Pastor Gatanazi nawe arabizi, n'Imana irabizi. Iyo mureba ndishimye, iyo ndi Pastor Gatanazi ndishimye. Icyishimisha ni igiki? Nuko Imana mumpereye nk'umugisha. Ngeze Nyarugenge yamfashe gukora ni baturi, ntabwo nari muzi. Narabajije ngo mwampaye umuntu ufasha gukora ni baturi, bati hari umuntu warererewe muri campus pour Christ. Ndamuhamagara amfasha umurimo. Nsabye inama nyobozi ngo bemere abe umudiyakoni, barambwira ngo ntabwo bamuzi ngo nibwo akiza. Ndabwira bihurire, Imana irakuzi. Nubwo abantu batakuzi, Imana muraziranye kuva kera. Tubanire i Nyarugenge, baza gushaka abapasiteri bahabwa inshingano bikorera ahandi. Yari auditeri, yakoraga ibintu byo yakoreraga amakampani, ari umuditeri. Ndamuhamagara, turamubaza wa abapasiteri, ati cyane Imana yabimbwiye. Araza rero abo mushumba, abapasiteri turakorana. Namubwiye ntumva rero Pastor Gatanazi, maze imyaka myinshi muri uwo murimo, wowe ni kukiza. Ngiye mazemo nyinshi, narakubiswe nawe n'ibibazo hasi hejuru, mubwira ibintu byankomeje muri iyi nzira. Namubwiye nti ariko uziringira Imana ntukiringira abantu.
nkamwereka abantu b'abanyabyaha bakomeye nta bose uri kubona ko dufite abanyabyaha bakomeye babyemeraho bavuga bati turakomeye ntawadukoraho ntibariya bose uzabashaka kubabure no kubasuhuza kiba ari ikibazo ngira ngo nawe warababonye ntibamenye n'irengero ryabo abanyabyaha rero ntibakagutera ubwoba umunyabyaha ntagutera ubwoba uko yaba yitwa n'amazina ye n'urwego ariho umunyabyaha n'umunyabyaha niyo baba ari benshi niyo baba bakomeye Imana igira igihe rero amufata ngiye ku ishuri asigarana itorero ngiye kumva numva amakuru ngo bamuzanye i Remera kwa naje hano rero nje gusura murumuna wanjye kandi nkabaje kumusura iwacu ubwo rero muzamufate neza azi gusenga arabizi azabafasha by'umwihariko Pascal twarabanye mu ivugabutumwa umushumbane Pascal ni mwamwumvise nawe n'umunyaremera abantu bakoreye Imana ba mu rusengero abadakoreba hano hari byo tuziranyeho muzi twubaka urusengero muzi dutangiriye inyubako none murabona ko muyirangije nubwo muri kwishima cyane rero ko rurangiye igihe kizagera muyisenye mubaka indi muzi impamvu muzayisenya murabona stade zamutse hano iyi ngiyi hano stade ebyiri ziri kumwe namwe mubona amaze ari kuzamuka iruhande rwanyu murabona imodoka muri kugura murebe imodoka nuko bamwe mwaje mu modoka muri nka batanu murebe mwese mazanye imodoka zajya kwandi kizageraho urusengero murukureho mukore parking munsi uhereye ku butaka mwake hindi stade namwe muzamuke stade yindi namwe mubake stade y'abarukundo muzubake stade mu bintu Imana ifite byoroshye n'amafaranga izabaha amafaranga akamugakureho muzane katrepirare mujugunye muzamura indi nyubako stade zamuki niba yese atinzogaruka kazaba gatoya kanu gasengero amen Imana izabikora ndashima Yesu rero ko ngarutse hano kubasura mushumba Eric twarabanye twarasangiye ubugari tujya Bugarama urabyibuka twararuhanye Eric twararuhanye mu gifundi yazaga kunsura iwacu akiri mutoya ataranashaka arabizi dufite amateka menshi rero ibyo nibyo bidukomeza korari rero abahetsi muraho babavyeyi bagiye hehe baba mama bari hehe ntaba barakuze nabonye mwumwe gusa ariko banza bicaye ahantu bari kubasengera nabonye rayono muraho marigo mumeze mute nabonye benshi barakuze ariko Imana nibishimirwe reka rero ne gutinda nababwiye ko nari ku ishuri na kubera ibikomere byo kutiga maze kumva Imana tubanye neza naribwiye ntari kubu nubwo nshaje ubu ntiwamba kwiga nkiga nkuko naribwige kera yoza kugira byebangana ku ishuri kaba nange nagiye muri internet nk'abandi bana nange nkafata ivarize nkajya ku ishuri koko Imana wabimpaye nubwo ndi mukuru Imana tandabikwemereye ngira Imana rero abana b'abakire bose ntibiga mu Rwanda bajya Canada bajya Amerika bajya Australia none nawe uri umukire nange rero njyana aho abana b'abakire bajya naribwiye Yesu abana b'abakire n'abakire ntago biga ahantu hamwe ab'abakire biga mu mashuri asanzwe ariko abakire biga muri Green Hills hano hakurya muri academy zihe kore zira z'abafaransa kore Belgique n'ibiki ndavuga nti mu mahanga ukanjyanayo uri papa isi yose niya uzangene ku ishuri ndagenda rero wese ko ni kubivuga washaka ishuri njya kuri internet ngiye kuri internet njya kuri Google shaka ishuri ndavuga ndashaka ishuri byo muri internet aho niga mba mu kigo abazungu bagateka nkabona baratetse barampamagaye batirahiye abazungu bagateka bakampamagara ati ngwiro birahiye ishuri rero ndarishatse maze kwishaka ndaribona maze kuribona ngira ngo nzabona buruse nge niko narinzi Sara yavuze ngo yashimye Imana Sara rabize twahuriye ahantu ari kurira iby'amashuri byanze nabaga ni Sara rira makeya sinzi yaravuye mu yirindwi sinakubwiye nti inyuma y'ibi hari ibintu bisobanutse none nturi gushima ko burya nubwo bitinda uriya Sara yahuye n'ibintu ashinya Imana gusa mugira ngo nuko byabaye ukuntu byagenze abandi bakamusiga ariko nyine bicaho hose ariko Imana ikabikora mbwira Yesu ngo isi yose ni yawe Canada ni yawe Amerika ni yawe Uburayi n'ubwawe Australia kuki ntajya kwiga abana bakire biga kuri papa mbona ishuri barimba rero ngira ngo baramba buruse ndishima n'abantu ndabyina mu cyumba bonye bambaye kwiga babwiye nzaza ryari batabanza wishyuri ndunguki gwishyura nabyo birimo kwishyura nabyo birimo baturabanza wishyure miliyoni 10 z'umwaka wa mbere kandi ngomba kwishyura miliyoni 30 kugira ngo ndangize kwiga ndagenda ndavuga se ibi bintu aba bazungu sinabazi n'amafaranga ntayo ngira
ndavuga mfite miliyoni 30 ntaho najya mva 30 nyafite ntaho najya mva naguramo ikibanza nkaguramo akamodoka nkaryayo ngayo kazigira mu ijuru yabahera iki nibwo rero mpamagaye papa biri namuberetse ndamumenyesha pare wanjye ndamubwira nti ko mbonye ishuri bingire gute agira kwizera kwinshi arambwira tubonye ishuri ati ngo wizere bemerere kuzaza byajuru rero y'Imana yacu amafaranga yegeranya mu cyumweru kimwe 10 ruruzura ndazishura njya kwishuri njya kwiga njya kwishuri itorero impa recommandation bankorera varize nk'abana batoya bajya kurya nyine nabishakaga baramperekeza n'akavarize karimo twenda n'amakaye ndagenda ngeze Kanombe ndurira indege directeur arambwira ngo nugera i Bruxelles mu Bubiligi uzasanga mfite icyapa cyanditseho Uwambaje Emmanuel ndagenda ngeze i Bruxelles sanga arahagaze na costume arindiriye umuntu w'umuturage wagiye gupagasa avuye iwabo ngiye kubona mbona arahagaze aranyakiriye arantwara papa birabyibuka arantwara ashyira varize mu modoka anjyana ku ishuri amfunguzo ngiye inzu yawe uzabamo ngiye aho uzajya unywera icyayi anzengurutse ahantu hose maze kubona agenda kinga njyama hasi ndavuga nti nkange ndindi umuntu uvuka mu cyaro inzara zarashizemo kubera kujya gupagasa none ijuru rigeze aho rimba kujya kwiga ngeze ku ishuri nshima Imana ikora ibirezi by'umuntu yabasha gusengera Imana uretse n'ibyo kandi n'ubugingo buracyahari ndashima Imana rero ko yabanye nanjye ku ishuri ikampa famille bamfasha mu bintu byose nababeretse abaje kare kabangira ngo mabwire ngo yushimye Imana ubu yisabye hari ibyo bita n'uburyo gusaba Imana mu kinyabupfurano kwishima nyine abantu bigeze bambwira ngo ntukajye ushima Imana ko waje gupagasa hari n'abagiye babwira madame ati madame rero umugabo uzajya umubwira ntakajya ashima Imana biriya bintu hari urwego umuntu ageraho ntashime iyo yavuye ngira madame nti iyo ntarya ibyo nariye ntubumbona wowe urambona ameze gutyo ukagira ngo bari kugushuka abo ngabo warakubwira ngo usingashime Imana iransanga irambira ngo mwana wanjye ngo yushima biranezeza hari n'abandi bantu ukomeza benshi kandi zagukorera nibire ntanzara ibayo nta mubabaro ubayo kandi gahunda n'ukujya mu ijuru hari umunezero Imana nihabwa icyubahiro n'umurwa mwiza nkunda kubivuga nta marimba abayo kubera ko abantu baho ntago bapfa nta biriyo bajya bakora hari ibyishimo bidashira nta gusaza nta mfubyi zibayo nta bapfakazi babayo nta kurira nta busumbane abize n'abatarize abakize n'abadakize abakennye n'abafite amafaranga n'abatafite mu ijuru nta busumbane hari umunezero udashira Imana nihabwa icyubahiro nta muntu uzakuvangura nugerayo gahunda no kujyayo n'umushumba Uwambaje Emmanuel yakwegera hano hafi n'umushumba w'ururembo rwa Rubavu ariko n'umukristo wa hano murabizi ko nuwanyu nimwe mwamusengeye ngewe ni kolege wanjye twarakoranye umurimo w'Imana inyarugenge kandi kugeza uyu munsi wa none dukorana ikiganiro abenshi muzi cyitwa amasaziro yo mu mwuka hano hari abantu bajya bacyumva muzamura ibiganza tureba bacyumva ndabona ari hafi mwese hanyuma rero reka adusuhuze niba hari nabo bazanye nabo abatwereke ariko kwera ko wabonye hari abashyitsi Yesu nashimwe torero ry'Imana muri aho mwese amazina yanjye nitwa Emmanuel UWAMBAJE ku bashyitsi bari hano ngendo umukristo wa hano azanye recommandation nyivanye mu ntara ngo rero abantu benshi turaziranye kuko ni imyaka myinshi nahabaye nayo urubyiruko nayo bekorari nabaye mwarimu wanyu nabaye diakoni wa hano nabaye pastor wa hano rusengero rwa hatwara rutangiranye muri iyi minsi rero ndi kuyobora paruwasi yitwa Gisenyi ariko nkaba nshinzwe no guhuza amatorero yose agize icyo bita ururembo rwa Rubavu nari mu kazi hano mu mujyi wa Kigali ngombwa yuko nza kubaramutsa cyane no kuramutsa umuvandimwe wanjye Pastor Gatanazi Justin uri kumwe namwe ubwo rero niyo mpamvu ndi hano ariko sinaje njyenyine mfite umwana gatatu kamusabegere hino yihuse n'umukozi dukorana bazane bombi uyu mwana n'uwa gatatu mu bana afite karakana kera kaza ku ruhimbi muracyakiva kari gato uri mu mugabo mukuru n'uwa gatatu mu bana afite abandi urumva ni bakuru
hanyuma uyu mwene data nawe ni umukozi dukorana mu ishuri rya Bibiliya ku Gisenyi, nibo twavanye ku Gisenyi mwasuzira iteraniro. Haleluya, haleluya. Amen. Ya mwajya kwicarira. Mfite abashyitsi b'imena uyu munsi ndaza kubabereka, ariko reka nsabe bahaguruke ndaza kwavugaho mu kanya. Mfite wa mwanya ijambo ry'Imana, mfite pare muzi ko nigeze ngira anniversaire y'imyaka 10, korari amahoro irayibuka, mwaramperekeje na korari Besarire icyo gihe na Simon Kabera. Pare wanjye rero icyo gihe twari kumwe aba mu gihugu cy'Ububirigi, yazanye na madamu n'abana, ariko ni nawe wamfashije kwiga. Batebuke vuba baze hano imbere, reka nse begere hino. Pare ari hehe? Umudamu we n'abana muze hano imbere, nta kibazo pare. Ya mutebuke vuba nta kibazo gihari. Turi imbere ya data, turi imbere y'Imana. Imana barakoze ibintu byinshi. Rwose babasuhuze mwumva ijwi ryabo. Haleluya. Amen. Bagihagaze hano muri kimba vugiho gato, basezeranye muri urusengero rwa. Ndaza kuba hano umunota umwe, nta kintu wabatwaye. Mushobora kuvuga iki? Hari ikintu mwavuga mu munota umwe mubahaye nubwo ntawo mwansabye? Rwose ndabubahereza ro mukanya arangije kubavugaho. Ndaza kubaha umwanya. Bagihagaze hano basezeranye muri urusengero rwa hano, ntago mukibibuka ni kangahe musezerana? Muri 2004. Ni kera ntimukibibuka, ariko basezeraniye hano. Hanyuma tuza ariko barawo mu Gatsata batira urusengero, duhurira mu Gatsata ari umudiyakoni waho ambera pare muri bwa bukwe. Hanyuma kujya kwiga kwanjye rero niwe nahamagaye bwa mbere mbwira ngo mbonye ishuri, ndamubaza ngo ese ku ishuri rihenda nkomeze iyo procedure, arambwira ngo wasanga ari Imana ibishaka, aranshyigikira njya kwiga. Yego, anshakira ishuri. Amen. Arangije kambuje gato mbere kujya kwicara anshakira ishuri, ariko ikintu gikomeye ngize amahirwe nsanga ishuri rituranye naho atuye. Yo nkeneye ibiryo byo muri Afrika rero niho bandekira ubugari. Ubwo rero aba bana turabana na mama bafashe neza mu rugo rwabo. Mbese ni ibintu ntabona ko nsobanura kuba rero baje kwifatanya natwe no kuza kundamutsa. Nibwo nari nkibabona, bari baraje bavuye mu Bubiligi, ariko nibwo nkibabona amaso ku maso. Ariko nshima Imana ko turi kumwe uyu munsi. Mujya kwicara Imana baho umugisha. Oya bijya kwicara. Nabahaye umunota umwe parenga yigira hafi. Bambwe kuri pare irindi ziragwa ntago narimenye. Ubu nitwa Mutesa Aloyizi. Nagiyeyo nkora umurimo w'Imana mu itorero rya Gasyata, ariho nari umudiyakoni. Yego. Ndashima Imana rero yuko twari tumaze imyaka myinshi tutagera hano, ariko twaba twaragarutse turi bazima kandi tugifite agakiza twajyanye. Yego. Hari benshi bagerayo bakahagirira ibibazo bakahagwira, ariko twebwe uko twagiye niko twagarutse. Agakiza kacu turacyagafite. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Icya kabiri ishima Imana nuko nongeye gukanagira muri urusengero, ari rwo twakoremo mariage. Icyo gihe mu Gasyata twabaga mu gishanga, ariko dusitira hano kuza gusezeranira hano na pasiteri wambaje, ntabwo twari twamenyana, nabashumba batiye tuza dukorera ubukwe hano. Ubu rero akaba ari bwo twari tugarutse, ntaho nongeye kwakanagiza ibirenge nsanga noneho hano urusengero Imana yabahaye. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Icya gatatu numvaga nashimira Imana nuko nongeye gukorana na pasiteri. Twari tumaze igihe, iki cyumweru twagombaga kuba turiyo, atungurwa n'inama atubwira ko tuzahurira hano. Imana rero yadushoboje, twahabonetse. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Mumfashe tuyishime. Nitwe Imana rero bitegura ibyo ngibyo. Reka Pastor Eric asenge Imana, twinjire mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana tugiye kugezwaho n'umushumba Uwambaje Emmanuel, kandi mukomeze kuryoherwa. Mwami Imana yacu, duciye bugufi turi imbere yawe, mitima yacu ikomeje kunezererwa aya mashimwe atambukiye ahangaha, yaba aravuzwe n'imiryango itandukanye, abo washyingiye, abo wahaye kubyara, abo wakoreye ibitangaza bitandukanye. Tukuzamuriye amashimwe Mana. Uwiteka Mana Data mu gihugu cyo mu ijuru, tuje imbere yawe nanone muri uyu mwanya, dufite inzara n'inyota byo kumva ibyadushishikaje. Bamwe bazamutse imisozi, abandi barayimanuka, abandi bagenda haringaniye, ariko twese inzara yari imwe, yari yo kuza mu nzu yawe kugira ngo twumve ijambo ryawe Mana. Kandi twamaze guhembuka twumvisha ibyo wakoze, ariko imitima yacu ikeneye guhemburwa n'ijambo ryawe. Dusengeye umukozi wawe, we n'umuntu buntu,
ariko mwami wamushoboza byakwemera. Niyo mpamvu dusenze tukiya tutimana hanire muri we, uteshereze muri we, wungurire muri we, kiganza cya mareka kimube ku mutwe. Kandi natwe abagiye gutegera amatwi ijambo ryawe, umwuka we wera aduheshe kumva, kandi kumva biduheshe kumvira, kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho. Tubisabye tubyizeye kubwa Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, urakoze. Amen. Tugeze ku mwanya wo gusangira ijambo ry'Imana. Kumva amashimwe menshi, kandi amashimwe akomoka mu kwizera ijambo ry'Imana. Mu bituma umuntu ananirwa mu rugendo ntakomeze, nuko yibagirwa aho Imana amukuye. Hari umuntu wigeze ampugura arambwira ati nta muntu w'umuyobozi ushima Imana. Nushima ntabwo uzarenga urwego uriho. Nta muntu ushima ngo avuge utuntu twose ngo iyo yanyuze ngo gupagasanga inyundo. Ndamubwira nti nge imbaraga zanjye ziri mu by'Imana yakoze. Ni ukuvuga ngo iyo nibutsa icyo Imana yakoze, mpita mvuga ngo ibyo yakoze nizo mbaraga zanjye, n'ibiri imbere nabyo izabikora. Naho yo wigize umuntu w'igitangaza, kuko umuntu ashobora kubona ugenda akagira ngo niko wavutse. Buri Imana hari ikintu nyemeraho, cyangwa akavuge Yesu mbere uko aza mu isi yarakomeye. Bibiliya bivuga mu Bafilipi 2:5 yaravuze ngo nubwo yabanje kugira akamero nk'ak'Imana. Yesu yabanje kuba Imana mbere yo kuza inahangaha, ageze uricisha bugufi, aca bugufi agera nyuma y'abandi bantu bose, arasuzugurwa kugeza igihe apfiriye, arangije arazuka ahabwa icyubahiro cyinshi. Ariko abantu mwese muri hano mufite amateka y'aho mwaciye atari na meza. Hari amateka y'ibyaha abantu banyuramo, hari n'amateka y'ubuzima abantu baciyemo, cyane hano iwacu muri Afurika. Iyo rero byihoreye, hari abantu bakubona ugenda bakagira ngo niko wahoze cyangwa niho uvuka. Hari n'abantu bashaka guhisha uko babayeho ngo tubemere, nyamara tunabizi. Ukashaka kubihisha tuzi nuko byagenze kose. Dushima Imana rero kuko bashimye Imana. Abakoze ubukwe baje gushima ko Imana bakoreye ubukwe. Ntabwo Imana ikora ubukwe gusira nakomeza. Ntabwo Imana itangira ubukwe ngirekeraho. Iyi Imana mwabonye ikora ubukwe, ngiye nakora ubukwe hano. Nta modoka yigeze nzana hano nkuko abandi bageni babigenza. Ni rifiti yanzanye hano, nyawe na mwarimu Udeta. Yarambwiye turagera ku rusengero gute? Nabwo ati wengezayo. Ko nta handi bikureba wengezayo. Mwarimu Udeta ngeza hano n'imodoka y'umutware we. Uko natashe abari batashyuka bangije mu rugo. Ntumbaze ifoto y'ubukwe. Twari imigati dusizemo utunyama mwe imbere. Ariko ntabwo ngenda mu nzira ngo ubone icyapa cyuko nigeze nifotoza, cyangwa nari iyo migati isizemo utunyama imbere. Ningero ukwiye kubivuga. Nitwe dukwiye kubivuga kuko abantu bakubona ugenda bakagira ngo niko byari biri. Niyo mpamvu Imana yabwiye Abisirayeli babwira ngo nimumara kurya mugahaga. Imana irabizi umuntu ashobora kurya ntahage. Banga muri twebwe hari igihe urya ukarya ibyo kurya ntuhage tunasagure. Imana izi ko umuntu yaba mu buzima yarya ntahage. Yaravuze ngo numara kurya ugahaga, ukaba mu mazu tubatse, ukajya woga amazi avuye mu nkuta, ukarya imizabibu imaze kwera, uramenye utazibagirwa Uwiteka Imana mwabanye mu butayu. Imana izeho yadukuye ikanahatwibutsa. Imana nayo yadukuye irahazi, ku buryo nayo ishatse kubigira ibanga, kandi nayo ubwayo ibivuga ngo nyaboneka nugera i Kanani tuzanyibagirwe. Kuko nunyibagirwa ntumvuge uzasubira iyo wavuye. Kutavuga iby'Imana yakoze ni ukwisabira gusubirayo. Noneho ikindi, iyo umuntu avuye mu byaha akabivuga abavuze ko yabinesheje. Ariko tutavuze ko twakijijwe tukagira ngo twavutse dukijijwe, ni ukuri Yesu arakiza. Nari mashima Imana kubwa amashimwe yatambutse. No mu bukwe Imana ibana n'abantu, mugatangira mupfundikanya muterateranya bitemera bitavamo. Ariko ikintu kintangaza, ntibibuze Imana kuvugana nawe. Aho gukemura ibibazo irakubwira ngo ndi kumwe nawe, nzabana nawe, sinzagusiga, sinzaguhana, sinzagutererana, ikagumana nawe. Niyo mpamvu dukwiye kwishima. Haleluya. Umwanya watambutse rero ni umwanya wo kuvuga iby'imzi Imana yakoze. Imana ituye mu mashimwe. Haleluya. Kuba tutaziranye baje nyuma, nitwa Emmanuel UWAMBAJE, nkaba ndi umukristo wa hano. Niho nazanye recommandation yanjye 95. Nari mvuye mu cyaro nabaje kubisengera. Twega twazanye no twasenze kugira ngo uzabone itiki 3
kugira ngo urite cyari kuvana Rusizi uza hano 800 uyakuye saka umuntu wagutangira mwe twegerane tazi ugiye kavuga ngo nzabana nawe ndaza ncumbika hano haruguru y'urusengero nje gupagasa ntazi aho njya gupagasa ndukira mu gitondo hano buri akeye bandika nyamanza nsenge muri kujya gupagasa turaziranye namwe rero ndimo mbwira abashyitsi murimo ko reta turaziranye aranzi twarabaye aranzi n'abandi benshi hari principe hari ibintu niyemeje gukora ndumusore navuze ibintu bitatu ngo bigomba kuyobora ubuzima bwanjye icyambere no kutiteranya n'Imana kutagira gute kutiteranya n'iki n'Imana ubu ngubu nta muntu wanzanira amafaranga ngo yatereke imbere yanjye nta mwanya wampa nta rwego wangezaho nta modoka wampa nta nzu wampa nta kintu wanyita ngo ntandukanye n'iki n'Imana haba n'urupfu tirwantandukanya na Yesu ko nakomerezayo iyo niyo ntego ya mbere nta position nta mafaranga ntiwanshukashuka ntiwambeshya ntiwajyana ahantu na hamwe wanjyana Imana twarafatanyije tumaranye igihe kinini dufitanye gahunda gahunda na Yesu mfite umushinga w'ubukwe utari bwaba wo kuzabona Yesu agarutse niyo mpamvu ntawaza kwivanga mu rukundo rwa na Kristo icyo ni kimwe navuze nkigera muri uyu mujyi kugira ngo nzawushobore kubamo nuko Imana tubana karamata icya kabiri ni ugukora gukunda gukora gukoresha amaboko yanjye kugira ngo mbashe kubona umugati insenge ariko nanapagasa muzero ko nakoze ahantu henshi nahangaha ngenda mbubakira amazu murabizi twarabaye icya gatatu ngomba gukora nuko ngomba guhamya ibyo nemera ibintu nemera ntabwo binteye isoni zo kubivuga nta muntu numwe waza ngambwire ngo ibyo ntibivugwa ipfa kuba ari uko bihesha Imana iki icyubahiro ngasenga rero ngasenga Imana ibindindiramo ndimo mbwira abashyitsi nyobora urubyiruko rw'ahangaha nyuma yuko Pasara yaramaze gushaka uyimaze gushima nanjye bita nkomerezaho nyobora urubyiruko hari witwa Dina nahise musimbura turakorana na Kabera Simoni muramuzi turabana mu rubyiruko igihe kiragera ngirwa ubuntu ko umudiyakoni wa hano mbu umwarimu w'iritorero umwarimu ukennye ariko nabaye umwarimu ukennye hembwa 20 wishyunuzuye 20 izo nkodeshwa ni 20 nawe mpembwa ni 20 kuye muri cya 10 ubundi agakayi kanjye karimo intoryi n'inyanya n'ubutunguru n'ubutoya hano kwa Ntware ho nabaga ngiye kugura uko tuntu ariko ikambwira ati ariko ndi kumwe nawe ndetse kutindi ikambwira ati wowe gusa ndi kumwe nawe kandi nguza amazina yose nabaye muri itorero rero mbabwa inshingano z'ubupasiteri mu buryo butunguranye Imana ingirira icyizere irantoranya mu mukuru w'itorero abo twabanye muri urusengero sinzi ko benshi bakibaho bamwe baratashye abo twakoranye bamugemanyi bankanika barugomeza bari shari twabanye n'abantu benshi ingi Imana ikomeza kunkomeraho mva hano njya Gatsata nabonye afane ndakebuka twarabanye njya Nyarugenge Kamashashi hanyuma iza kunjyana kwiga Mperukano ndi umunyeshuri mwibuka ko mperukano uje kubabwira ko ngiye ku ishuri kuko nubwo ndi gukora umurimo w'Imana hari i Rubavu ariko mu rugo ahantu mvuka ahantu nakoreye Imana ni hano i Remera ndi umunyaremera abana banjye nabaha n'umudamu ni naho nanubatse n'inzu yanjye ituye ndi umunyaremera ndashima Imana rero yongeye kumpa akanya ko rukani wacu i Remera ndashima Imana kandi kuba Pastor Gatanazi nawe arabizi n'Imana irabizi iyo mureba ndishimye iyo ndi Pastor Gatanazi ndishimye ikinshimisha ni igiki nuko Imana mumpereye nk'umugisha ngeze Nyarugenge yamfashe gukora nibaturi ntabwo nari muzi narabajije ngo mwampaye umuntu ufasha gukora nibaturi bati hari umuntu warererewe muri campus pour Christ ndamuhamagara amfasha umurimo nsabye inama nyobozi ngo bemere abe umudiyakoni barambwira ngo ntabwo bamuzi ngo nibwo akiza ndabwira byihurire Imana irakuzi nubwo abantu batakuzi Imana muraziranye kuva kera tubanira i Nyarugenge baza gushaka abapasiteri bahabwa inshingano bikorera handi yari auditeri yakoraga ibintu byo yakoraga amakampani ari umuditeri ndamuhamagara turamubaza waba pasiteri ati cyane Imana yabimbwiye araza rero abo mushumba abapasiteri turakorana namubwiye ntumva rero Pastor Gatanazi maze imyaka myinshi muri umurimo wowe ni kukiza ngiye mazemo nyinshi narakubiswe nawe n'ibibazo hasi hejuru mubwira ibintu byankomeje muri iyi nzira namubwiye nti ariko uziringira Imana ntukiringira abantu nkamwereka abantu b'abanyabyaha bakomeye nta bose uri kubona bakora dufite abanyabyaha bakomeye
babyemeraho bavuga bati turakomeye ntawadukoraho ntibariya bose uzabashaka kubabure no kubasuhuza kiba ari ikibazo ngira ngo nawe warababonye ntwamenye n'irengero ryabo abanyabyaha rero ntibakagutera ubwoba umunyabyaha ntagutera ubwoba uko yaba yitwa n'amazina ye n'urwego ariho umunyabyaha n'umunyabyaha niyo baba ari benshi niyo baba bakomeye Imana igira igihe rero amufata ngiye ku ishuri asigarana itorero ngiye kumva numva amakuru ngo bamuzanye i Remera kwa naje hano rero nje gusura murumuna wanjye kandi nkabanje kumusura iwacu ubwo rero muzamufate neza azi gusenga arabizi azabafasha by'umwihariko Pascal twarabanye mu ivugabutumwa umushumba Pascal ni mwamwumvise nawe n'umunyaremera abantu bakoreye Imana ba mu rusengero abadakorera hano hari byo tuziranyeho muzi twubaka urusengero muzi dutangiriye inyubako none murabona ko muyirangije nubwo muri kwishima cyane rero ko rurangiye igihe kizagera muyisenye mubaka indi muzi impamvu muzayisenya murabona stade zamutse hano iyi ngiyi hano stade ebyiri ziri kumwe namwe mubona amaze ari kuzamuka iruhande rwanyu murabona imodoka muri kugura murebe imodoka nuko bamwe mwaje mu modoka muri nka batanu murebe mwese mazanye imodoka zajya kwandi kizagera aho urusengero murukureho mukore parking munsi uhereye ku butaka mwubake hindi stade namwe muzamuke stade yindi namwe mubake stade y'abarukundo muzubake stade mu bintu Imana ifite byoroshye n'amafaranga izabaha amafaranga akamugakureho muzane katrepirare mujugunye muzamura indi nyubako stade zamuki niba yasatse nzogaruka kazaba gatoya kanu gasengero amen Imana izabikora ndashima Yesu rero ko ngarutse hano kubasura umushumba Eric twarabanye twarasangiye ubugari tujya Bugarama urabyibuka bura twararuhanye mu gifundi yazaga za kunsuri wacu akiri mutoya ataranashaka arabizi dufite amateka menshi rero ibyo nibyo bidukomeza kora rero abahetsi muraho babavyeyi bagiye hehe baba mama bari hehe ntaba barakuze nabonye mwumwe gusa ariko banza bicaye ahantu bari kubasengera nabonye rayono muraho marigo mumeze mute nabonye benshi barakuze ariko Imana nibishimirwe reka rero ne gutinda nababwiye ko nari ku ishuri na kubera ibikomere byo kutiga maze kumva Imana tubanye neza naribwiye ntari kubu nubwo nshaje ubu ntwamba kwiga nkiga nkuko naribwige kera yonza kugira abavyeyi bangana ku ishuri kaba nange nagiye muri internet nk'abandi bana nange nkafata ivarize nkajya ku ishuri koko Imana wabimpaye nubwo ndi mukuru Imana tandabikwemereye ngira Imana rero abana b'abakire bose ntibiga mu Rwanda bajya Canada bajya Amerika bajya Australia none nawe uri umukire nange ronjyana aho abana b'abakire bajya naribwiye Yesu abana b'abakire n'abakire ntago biga ahantu hamwe ab'abakire biga mu mashuri asanzwe ariko abakire biga muri Green Hills hano hakurya muri academy zihe kore zira z'abafaransa kore Belgique n'ibiki ndavuga nti mu mahanga ukanjyanayo uri papa isi yose ni yawe uzangene ku ishuri ndagenda rero wese ko ni kubivuga washaka ishuri njya kuri internet njya kuri internet njya kuri Google shaka ishuri ndavuga ndashaka ishuri byo muri internet aho niga mba mu kigo abazungu bagateka nkabona baratetse barampamagaye batirahiye abazungu bagateka bakampamagara ati ngwiro birahiye ishuri rero ndarishatse maze kurishaka ndaribona maze kuribona ngira ngo nzabona buruse nge niko narinzi Sara yavuze ngo yashimye Imana Sara arabizi twahuriye ahantu ari kurira iby'amashuri byanze nabaga nti Sara rira makeya sinzi yaravuye mu yirindwi sinakubwiye nti inyuma y'ibi hari ibintu bisobanutse none nturi gushima kuta burya nubwo bitinda uriya Sara yahuye n'ibintu ashinya Imana gusa mugira ngo nuko byabaye ukuntu byagenze abandi bakamusiga ariko nyine bicaho hose ariko Imana ikabikora mbwira Yesu ngo isi yose ni yawe Canada ni yawe Amerika ni yawe Uburayi ni ubwawe Australia kuki ntajya kwiga abana bakire biga kuri papa mbona ishuri barimba rero ngira ngo barampa buruse ndishima n'abantu ndabyina mu cyumba bonye bambaye kwiga babwiye ntizaza ryari batabanza wishyure ngo ki gwishyura se nabyo birimo kwishyura nabyo birimo baturabanza wishyure miliyoni 10 z'umwaka wa mbere kandi ngomba kwishyura miliyoni 30 kugira ngo ndangize kwiga ndagenda ndavuga se ibi bintu aba bazungu sinabazi n'amafaranga ntayo ngira ndavuga mfite miliyoni 30 ntaho najya mva 30 nyafite ntaho najya mva naguramo ikibanza nkaguramo akamodoka
harya ayo ngayo kazigira mu ijuru yabahera iki? Nibwo rero mpamagaye papa biri namuberetse ndamumenyesha pare wanjye ndamubwira nti ko mbonye ishuri bingira gute, agira kwizera kwinshi arambwira tubonye ishuri ati ngo wizere bemerere kuzaza. Byajuru rero y'Imana yacu amafaranga irayegeranya mu cyumweru kimwe 10 ruruzura ndazishyura njya ku ishuri njya kwiga njya ku ishuri itorero impa recommandation bankorera varize nk'abana batoya bajya kuya nyine nabishakaga baramperekeza n'akavarize karimo twenda n'amakaye ndagenda ngeze Kanombe ndurira indege directeur arambwira ngo nugera i Bruxelles mu Bubiligi uzasanga mfite icyapa cyanditseho Uwambaje Emmanuel. Ndagenda ngeze i Bruxelles nsanga arahagaze na costume arindiriye wa umuntu w'umuturage wagiye gupagasa avuye iwabo ngiye kubona mbona arahagaze aranyakiriye arantwara papa birabyibuka arantwara ashyira varize mu modoka anjyana ku ishuri ampa imfunguzo ngiye inzu yawe uzabamo ngiye aho uzajya unywera icyayi anzengurutsa ahantu hose maze kubona agenda kinga njyama hasi ndavuga nti nkanjye ndindi umuntu uvuka mu cyaro inzara zarashizemo kubera kujya gupagasa none ijuru rigeza aho riba kujya kwiga ngeze ku ishuri nshima Imana ikora ibirezi by'umuntu yabasha gusengera Imana. Uretse n'ibyo kandi n'ubugingo buracyahari. Ndashima Imana rero ko yabanye nanjye ku ishuri ikampa famiye bamfasha mu bintu byose nababeretse abaje kare kabangira ngo mabwire ngo yushimye Imana ubu yisabye. Hari ibyo bita n'uburyo gusaba Imana mu kinyabupfura no kwishima. Nyine abantu bigeze bambwira ngo ntukajye ushima Imana ko waje gupagasa. Hari n'abagiye babwira madame ati madame rero umugabo uzajya umubwira ntakajya ashima Imana biriya bintu. Hari urwego umuntu ageraho ntashime iyo yavuye. Mbwira madame nti iyo ntarya ibyo nariye ntubumbona wowe urambona ameze gutyo ukagira ngo bari kugushuka abo ngabo warakubwira ngo singashime. Imana iransangira irambwira ngo mwana wanjye ngo yushima biranezeza. Hari n'abandi bantu ukomeza benshi kandi nzagukorera n'ibirenze ibyo abantu batekereza. Mpagaze hano nshima Imana rero ko ari Imana ivuga bigasohoza irabisohoza. Ejo bundi rero nicaye ku ishuri nibwo Imana yambwiye ngo manuka ujye kunkorera muri itorero rya Deperi mwumva ibintu byinshi njyanashaka kwatangariza ku mugaragaro ko ngewe ndi gukorera Imana yambwiye ngo ninjye kuyikorera. Ngewe ndimo ijuru ryambwiye ngo ningende kandi kubera ko ijuru ryambwiye ngo ningende mbese ndashyigikiwe n'ijuru kuvuga ntabwo numva ibitero n'imiyaga ngewe nzi ko Imana yavuganye nanjye. Umuntu wa undi muzi kwa kundi munzi kose ubundi umwanya ndiho nkoramo sinagombye ko nkukoramo iyo biza kuba ari abantu ntago nzi diplomasi murayizi no muzi kuvuga cya ku ruhande hari ibyo bita demagogie amagambo takuri ku mutima. Ngewe sindi iminwa kareka nge ntabwo ndi iminwa ntawe nshimira nta muntu nshimira ngo warakoze ngo kunterekamo ntawe niba harazongera bijyane wabimpa yazabijyane ntawe nshimira nta numwe. Ndashimira Imana yo mu ijuru yayindi yabonye ukondi irambwira ngo nawe uri umwana w'Urahamu ngwino. Ndayibwira ndikomeze kwishura minervare yanjye kandi nishyura amafaranga menshi maze igihembwe nishyuye maze utanga itike y'indege manuke gukora iki. Irambwira ngo ngwino ndagushaka. Barampamagara ngiye kubona mbona nibonye ku Gisenyi mu Rubavu mbona bampaye abakristo benshi bampaye uturere tuni bampaho bita Ngororero bampaye Nyabihurutsiro na Rubavu mbona bampaye abakozi baruta mwebwe mwese mwicaye hano. Imana yampaye abakozi 670 abapasiteri n'abavuga butumwa imisengero 540 imba abakristo 80. Imana irambwira ati ngaho ujye uvuge Yesu mukinezeza muri byose. Rero Imana yampaye mvuga ubutumwa ntagombye kubisaba. Nenda kuvuga ubutumwa ngasabiriza mwambaye akanya uzabaza w'akarere ujya kubaza umushumba w'ururembo azabaza kwandikire none nta muntu nsaba kujya kuvuga ubutumwa reka ntawe mbisaba. Imana yampaye umurima munini wo kubamo ubutumwa bwiza. Nabwiye abashumura ngo gahunda n'ijuru te gahunda n'ijuru mureke twigire mu ijuru ibindi mu byihorere mureke amatiko n'amagambo twikomereze ko Yesu agiye gutwara itorero rizazamuka. Ndashima Yesu yo kuyanyagura imbago zivuga butumwa ubundi ngende umuvuga butumwa ndazaga mvuga ubutumwa mbisabirije none Yesu yabimpereye ubuntu ntawe mbanza kubisaba. Yo mbwiye umwe ejo nzaza aravuga ati Imana ishimwe ntawe mbisaba nta n'uwo mbinyuzaho no kuza hano nyine hano ntibabinyima. Ndetse wabinyima hano mushumba gatanazi wakwanga se wabigenza utese urese nukuza nta mahitamo afite uretse kumbwira ngo uzaze. Ibyo si binini ubwo ibyo nabisuzugura uzi kugira ngo Imana iguhe ijambo
iguha abantu bwira Yesu kandi babwira amagambo y'ubugingo abahembura. Nshimiye imbere yanyu kuwiteka yanyaguriye imbago zivuga butumwa ikama abantu mbwira kandi bakanantega amatwi. Hari kubwira abantu batashaka gukumva, abo mbana nabo nta mahitamo bafite, barabyumva nyine bagira gute se, ntiyasohoka ngicaye aho ngaho arabyumva bishaka atabishaka. Mubwira Yesu ku ngufu akamwumva. Yesu yabigira gute? Imana yampaye ijambo ryo kubwira abantu ngo Yesu azagaruka. Yesu nashimwe rero. Ntabwo naje kubasetsa rero, naje kubabwira ko gushima nizo mbaraga zacu. Yushimye aho Imana yakuvanye uba wongeye kuyisaba ngo izongere ikore n'iki n'ibindi. Kandi Imana igifashwa, Imana ijya yishima ikanezerwa ikitanga. Hari igihe Imana uyiririmbira ukayivuga ukayisenga ikavuga tumva uko mvuganye nawe, ati nje nona Imana iginezerwa igakorwaho. Niyo mpamvu mbabwira ngo mujye mukunda Imana yanyu. Uyu mwanya rero mu mwanya bampaye wavuga ati uyu mwanya maze kuki atarasoma ijambo ry'Imana, nubwo bwari ubutumwa nababwiraga. Imana niyo kwizerwa. Yandyama ngasinzira rero, yandyama ngasinzira. Hari ijambo bita mu Cyongereza, hari ijambo bita provider. Imana ni provider wanjye, niyo ndeberera. Sinjya mbwira Imana ngo unkunda ndamahoro, ko imbabazi zawe nyinshi ndamahoro, naho ndiho naho napfa nzi nkundwa nawe. Kumbwira ngo hari ibiki ntibindeba, icyo nzi kimwe nuko ni mu biganza bya papa. Yandyama ngasinzira, ngira amahoro menshi mu mutima, kubera ko ibyo ndimo sinabisabye, ntawe nabyatse, ntawe mbishimira, ntabyo naguze. Kubwiyo mpamvu mushima Yesu. Amen. Ijambo Imana yambaye kubabwira ni ijambo rivuga ku muyaga. Shaka kubigisha ibijyanye n'umuyaga. Umuyaga ni ikintu muzi, umuyaga wo mu nyanja. Reka nsome muri Mariko ibice 4, nsome ku makuru, tuvuge ku makuru yabayeho. Ni ibintu byabaye ahantu havuga ngo Yesu aturisha umuraba, inkubi y'umuyaga mu nyanja. Ni mu bice 4:35 muri Mariko, umurongo 35 ndageza ku murongo wa 41. Ndashaka kuvuga ku bijyanye n'umuyaga, n'inkubi y'umuyaga, ibintu byose bivuza induru, bisamira, ibyo byose bikagusanga ahantu ntacyo babikoraho. Ndashaka kubabwira imbaraga za Yesu, ko Yesu acyahumura n'umuyaga bigaceceka. Iri toro turimo rifite nyiraryo, yavuze rimwe biremera. Kasoma ijambo ry'Imana. Haranditse ngo kuri uwo munsi bugorobye arababwira ati twambuke tujye hakurya, aho muhaca karongo, twambuke tujye hakurya. Muzi ko ahantu turi kujya, nubwo tumeze gutya tuzataha hakurya Yorodani. Hakurya ya Yorodani hari ahantu heza, hari ahantu heza turimo tugenda natwe. Twamutaki tujye hakurya. Ngo basiga abantu, ndi gusoma muri Mariko ibice 4:36, basiga abantu bamujyana mu bwato yahozemo, kandi hari nandi mato hamwe nabwo. Nuko ishuheri y'umuyaga iraza, umuraba wisuka mu bwato bugeza aho bwenda kurengerwa. Yarasinziriye aryamye ibwerekeza, yiseguye umusego. Baramukangura baramubaza bati mwigisha, tubyitayeho ko tugiye gupfa. Akangutse acyaha umuyaga, abwira inyanja ati ceceka utuze. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Arababaza ati niki kibateye ubwoba? Ntimurizera? Baratinya cyane, baravugana bati mbega uyu ni muntu ki utuma umuyaga n'inyanja bigira gute? Yesu ashimwe kurara bahetse. Dufite utuma umuyaga n'inyanja bimwumvira. Ibyo mu bijyanye mu bitahane, umuyaga n'inyanja n'umuraba dufite, turi kumwe. Nubibwira ngo ceceka bigaceceka. Muri adeperi muri minsi harimo umuraba ugira gutya, muri byavuze ngo katujyana hino katugarura hibyo. Ariko umunsi umwe hari igihe muzumva ijwi rivuga ngo ceceka, mujye kumva ibintu byose byo muri adeperi biracecetse ngaho bitabayeho. Abantu bose akitwa abadeperi. Ubu kuba umwadeperi mugenda mwububa mwumva bateye isoni kubera umuraba n'umuyaga birimo. Ariko ntago harimo umuraba gusa, harimo n'umuyaga, harimo n'ubibwira ngo ceceka. Turamufite. Hari ikintu abantu bajya bibaza,
ubwato Yesu arimo umuyaga ubugeramo, urugo Yesu arimo urugo rwawe umuyaga wagera mu rugo rw'umuntu w'umurokore. Korari Yesu abamo yabamo umuraba, umuntu w'Imana uvugana nayo niwe yahura n'umuraba. Igisubizo ni yego. Ntabwo umuraba uri iwawe usobanura ko Imana idahari. Iyo abantu babonye umuraba n'umuyaga byisukasuka iwawe, umwanzuro baravuga ngo nta Mana ihari. Kandi Satani ikintu akunda ni ukubabwira ngo niba hari ibyago n'amakuba bije ngo nta Mana ihari. Reka mbabwire, umuntu ashobora kugira ibibazo n'ingorane n'akaga n'amakuba kandi Imana ihari. Bamwe bagaca urubanza bati ni ibyaha byinshi, ntajya asenga, ntajya yiriza. Hari n'abatanga icya 10 bavuga ati njye utanga icya 10 cyinshi mpagarika umuraba. Ushobora gutanga icya 10 cyose cyuzuye umuraba ukaza mu byo ukora, ukaza mu byo urimo. Ariko ikintu kinezeza muri byose, ikibazo si umuraba, si n'umuyaga, ahubwo no kwibaza ngo ubu bwato ndimo Yesu aburimo. Ubanza ugire garanti, icyizere, ibintu byose uzajyamo ukamenya ko Yesu abirimo. Ujye ubwira ibintu byose uti wa muraba we, wa muyaga we, nubwo ari ukuri kwigira, ariko usumba byose, utegeka bikaba, arahari. Kumenya ko Yesu ahari niyo garanti. Subiremo, garanti si uko utagira ibibazo, si uko utagira ingorane, si itorero rituje. Aho gira mbe mu itorero rituje ririmo Satani, naba mu itorero ririmo umuraba ririmo Yesu. Aho gira mbe mu itorero rituzi kandi murayaze amadini atajya avuga ku maradiyo no ku mateleviziyo, abenshi babonye umuraba uje barirukanga. Naba mu itorero ririmo umuraba ariko ngapfa kugira icyizere ko nyiraryo agize gute arimo. Hari igihe tugira ibibazo bakavuga bati mujye mubanza kumenya ko Yesu ahari. Nimumenya ko Yesu ahari, mujye mumenya, iyo niyo garanti. Garanti ntabwo kutagira ibibazo n'ingorane. Birivuga ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni bingahe? Imukiza ni wingahe? Ni umfasha mu bintu byose bikomeye, Imana ishimwe cyane. Imibabaro yanjye yose ni kwa yizi, ahindura iyo mibabaro ngwanezeze. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho, Imana ishimwe cyane. Amen. Yesu aravuga ngo tujye mu bwato. Yesu nawe ajyamo. Yesu agiye mu bwato ajya ahantu bita ibwerekeza, iyo bugana, aryama imbere. Ageze mu bwato mu gihe ngo bakigenda hari bwije nimugoroba, ngo uwo mwanya Yesu amera ate? Ngo yameze gute? Ese buriya yarasinziriye? Ntiyarya matwashira, ntiyarya ntaryama ntajyahunikira, yiyemeje umutima ntitivyiringiro. Amen. Tizemera kwibirenge byawe bitege, ikurinda ntabwihunikira ndisinzira. Imana nirinda bisira, ihora riri maso ndisinzi. Imana nirinda bisira, ihora riri maso ndisinzira. Mana nduburira amaso yanjye ku misozi,
mbegutabarwa kwanjye kwava he mubimbwire uwiteka niho guturu kumana yaremye ijuru ni kuwiteka niho guturu kumana yaremye ijuru. Amen. Urugo Yesu abamo rushobora kuba mu muraba, bizinesi Yesu abamo ishobora kuba mu muraba. Ikibazo si ibibazo, ikibazo ni ukumenya ko nyir'ubwite nawe ahari. Bamwe muri mwe mufite ibibazo, munibaza niba ari Imana mwavuganye, hari n'abibaza niba ariyo mwavuganye, ariko uzajya umenya, ujye babwira ngo nubwo bimeze gutyo nyir'ubwite arahari. Bagiye mu bwato rero ngo basiga n'andi mato ngo bajya mu bwato, ngo Yesu ageze mu bwato ngo arasinzira niko Bibiliya yavuze, ariko hirya indirimbo atubwiye ngo ntajya aryama ntajya ahunikira. Maze ikitwa umuraba rero mu bwato, hari abana bo kwa Claude bansuye, Claude n'umushumba w'Inamiri baransuye ejo bundi ku Gisenyi, ni abana b'i Buruseli. Bahageze bashaka kujya ku mazi, nturanye n'ikiyaga cya Kivu, noneho bajya ku mazi bishimye cyane. Bageze mu bwato hagati, ubwato umuraba basangamo, ubajyana hino ubajyana hirya, babwira nyir'ubwato aterekeraho aho twajya guhareke tutahe. Ariko bari bambaye protection, bari bambaye akantu gutuma batarohama. Ntabwo tuzarohama. Bana b'Imana ntimugire ubwoba, kuri Yorodani umusare ni Yesu. Baza kuva mu bwato barataha batuka dushize, ariko babanje kubambika protection kugira ngo bataza kumanuka. Yesu rero ajya mu bwato arasinzira, maze gusinzira hatera ibintu, ariko Yesu n'umuhanga arisinziriza ngo arebe uko bifata. Hari Yesu ujya yisinziriza ukibaza niba hari cyangwa adahari, akagona bikomeye agasinzira ukumva ari kandi ari kugira gutyo wowe wenda gupfa. Noneho Yesu ari gusinzira rero, iyo yisinzirije gutyo ari magona kandi yagomba gukemura ikibazo, akenshi twirwanaho. Umuyaga uginjira mu bwato, amazi yinjiramo ngo bwenda kurengerwa. Noneho bwenze kurengerwa baravuga bati twe kurusha Yesu, ibi bintu biramurenze, nta kwiba tumuhamagara, twirwaneho. Bayabaza ukuntu babigenza rero, bafata amazi bayakora mu bwato ngo bayakore mu bwato, ubwato bworoherwe. Birwanaho byararangiye se. Nigeze ngira abantu muri ADPR kuva tutarahamagara nyiri tororo ngo akore mu umuraba, tukiringira abantu no gutegereza kuzashiramo, kugeza igihe abakristo muri ADPR bazavana amaso ku bantu bakavuga ati ariko nyiri ubwato wamuhamagara. Babanje kwirwanaho bakuramo amazi. Hari igihe umuntu ajya igihe agahamagara bene wabo, ugahamagara bene wanyu, ba oncle, ba tante, ugahamagara wamara kubona birarangiye batakikwitabye, ukagarukira Yesu utariko Yesu mbabarira natinze kuza, ati nabanje gushaka tante wanjye, ati ari oncle, ati harafande, ati ari ministry tuziranye. Ayiwe, hari ibyo batashobora, hari ibintu bagira gute batashobora, nabo hari byabananiye. Ushobora byose ari kumwe natwe, mujye mumubwira bitarakomera, bitaraba nabi, amazi atararenga inkombe. Bamukanguye rero, dore ukuntu Yesu namukunze, yabaye ngaho atarahari, abangaho atarabizi, asa ngaho mbese akanguka ati yako Yesu we ntubyitayeho. Ntabwo babwiye Yesu ngo akanguke ngo abakize ikibazo, bamubwiye ngo akanguke yoge arebe nawe ko yakira. Bamubwiye ati ariko Yesu wowe uri musinzira, nziko twakurwanyaho ngo uryame, none ukomeje kuryama, kanguka turebe ko twakoga. Yesu akanguka atiruka adakutse umutima, abisuzuguye byose, ativuta cyane. Ati niki bana banjye, ati ntukibona se uri kubaza iki? Urimo baza ibiki? Mwabaye iki ko mubuza kamba? Ati se wowe uri mu biki kubona byakomeye? Yesu aravuga ati ni ibiki byababayeho? Ati amazi ngiye mu bwato, umuraba ni mwinshi, ishuheri tugiye gushira. Nkawe yakababaje ati se niba mugiye gushira nanjye ndapfana namwe, ubwato muratekereza ko turohamana? Nyine turarohamana, ari mwe murarohama nanjye ndohame. Kuki mwavuze akamo kandi mubona mpari? Twumvaga ko nawe utabishobora. Hari igihe ubona Imana itabishobora, ukabona byakurenze,
ukabata imana ndakubabariye. Muri jenoside hari umuntu wigeze wihisha ahantu, yisha ahantu bamwirukanseho muri jenoside, bari ntanga urwo rugero. Imana yamubwiye ngo nzakurinda. Umuntu aragenda ajya kwihisha, arihisha baramushaka baramubura, yumva agiye gupfa n'inzara. Aravuga ati mbo aba bantu bari kushaka nanjye ngiye gupfa n'inzara, reka mbishyire ne kwiyahura. Arizanye ajya kuri bariyeri, aravuga ati nzi ko muri kushaka, none ndaje ngo mbaruhure mutahe. Bati atugura umuzimu uvuye. Uwo muntu aracyariho, baramuretse. Yari yabwiye Imana ati ndakwabariye, nawe ntabyo washobora, ariko ni ukuri Imana irabishobora. Hari igihe mubabarira Imana mukayigirira impuhwe ngo muyigirire imba. Njyewe sinyangirira Imana impuhwe, ndayibwira ngo birashoboka, ndayibwira ngo birashoboka. Nigeze njya mu Buholandi ngiye mwivuga butumwa, ni kumwe na madamu wanjye, twageze ibyuma birahagarara gutya. Hari nijoro ngiye gusura umuntu mwivuga butumwa, ibyuma bihagarara mu nzira. Kwa dufite imodoka mu Bubiligi kandi tugomba kwinjira mu Buholandi, ibyuma birahagarara, bariyeri zo mu muhanda zirazamuka. Ntabwo ari bariyeri itambitse, ni ibyuma byazamutse. Nyoberwa icyo gukora, mbwira madamu nti rero ubu karabaye, aho tujya batubuze, inzira niyi. Hanyuma tubona imodoka y'umuholandi iratambuka, none ndaje ngo mbaruhure mutahe. Bati atugura umuzimu uvuye. Uwo muntu aracyariho, baramuretse. Yari yabwiye Imana ati ndakwabariye, nawe ntabyo washobora, ariko ni ukuri Imana irabishobora. Hari igihe mubabarira Imana mukayigirira impuhwe ngo muyigirire imba. Njyewe sinyangirira Imana impuhwe, ndayibwira ngo birashoboka, ndayibwira ngo birashoboka. Nigeze njya mu Buholandi ngiye mwivuga butumwa, ni kumwe na madamu wanjye, twageze ibyuma birahagarara gutya. Hari nijoro ngiye gusura umuntu mwivuga butumwa, ibyuma bihagarara mu nzira. Kwa dufite imodoka mu Bubiligi kandi tugomba kwinjira mu Buholandi, ibyuma birahagarara, bariyeri zo mu muhanda zirazamuka. Ntabwo ari bariyeri itambitse, ni ibyuma byazamutse. Nyoberwa icyo gukora, mbwira madamu nti rero ubu karabaye, aho tujya batubuze, inzira niyi. Hanyuma tubona imodoka y'umuholandi iratambutse, mbwira umushoferi nti yomeke. Arayomeka, twinjiramo imbere. Tugeze imbere dusanga ibyuma byamenya ko twaciye hano, nabyo birazamuka. Gusubira inyuma dusubirayo dusanga nabyo byazamutse, iby'imbere byazamutse, inyuma byazamutse, keretse tuyikoreye ku mutwe. Nta shwaka dufite, keretse tuyikoreye. Noneho ndavuga se ubu mpamagara abapolisi, nabona abapolisi baraho tababwiye tuti kwagize ikibazo, imodoka yacu yafashwe n'ibyuma. Aratubaza iraguruka, yatwaje iraguruka, ubundi yageza hiti. Ubundi urinda uvanga imodoka yanyu yageza hirafatwa, yageza hiti. Ni kusobanura ntiwabona ibyo usobanura. Mbwira Imana nti Imana rero kamubwire, nakoze amanyanga ndomeka imodoka y'abandi, none tugeze imbere haradufungiranye. Bazo n'imbabazi, nurangiza nkoresha bwa butware wampaye. Ndavuga nti ibi bintu birumva, nubwo bihagaze nk'ibibeto, ibinyagwa birumva. Mbwira madamu nti ibinyagwa ngiye kubibwira, kandi njyaga ibintu birumva, ibi bintu bijya byumva. Yesu abwiye igiti kiruma gihereye mu mababi. Iyo ariko yaraguye bayibwiye. Mbwira ibyuma nti wabyumawe, uzi neza ko ngiye n'umushyitsi wa hano, none dore uhagaze mu muhanda, imodoka twazanye nawe ararambiwe, ndagutegetse ibwirize, manuka. Byaramanutse biramanuka. Nza kumenya ko rero tugendana n'Imana no mu ngorane. None rero muri umuyaga twavugaga, Yesu akangutse abwira umuraba. Ntabwo yabwiye ibi, baravuganye. Yesu yavuganye ibi byose mubona Yesu avugana nabyo. Avuga ati muraba ushinga amatwi, kuko hari ukuvugana. Yabwiye umuraba ati muraba we, uzi ko ari njye wakuremye, wamazi we, uzi ko tuziranye, ndakubwiye ngo cicika, vana kamaho ngaho. Amazi ati nyakubahwa, sinongera wongera kumva nsakuza. Cicika rero. Umuraba uti cye, umuyaga ati cye, amazi ati cye. Babona byose biratuje, baravuga ngo mbega uyu ni muntu ki utuma umuraba n'umuyaga bimwumvira. Uwo mugabo rondi kubabwira niwe nyiri itorero. Iri torero rya Daperi mubonda rimeze gutya, rizabamwe amahoro, rizuzura umwuka wera, abantu bazatangazwa n'ibyo Imana izarikoramo. Uyu mugabo agiye guhaguruka abwira amagambo n'ibinyamakuru ngo ceceka, muzatangara ibyo Imana izakora mu Rwanda ikoresheje iri torero. Ubwo Yesu turi kumwe rero, ntimugire ubwoba. Ubwo Imana yampaye komera, niwe Yesu ari kumwe nawe, ntugire ubwoba. Ikintu cyantangaje rero nenda gusoza, uzi ko ngo bageze hakurya, nubona umwanya wo gusoma uzasoma mu bice 5 muri Luka, ngo Yesu yirukana abadayimoni benshi mu muntu. Bageze hakurya
ngo baza kubona ngo umuntu hakurya y'inyanja mu gihugu cy'Abamagadalene ngo yomotse ngo uwo mwanya ngo umuntu utewe na dayimoni ngo ava mu mva ngaramusanganira ngo yabaga mu mva nta wari ukibasha kubona icyo ashobora kumubohesha naho waba umunyururu kuko ngo akenshi bamuboheshaga ingoyi mu maguru n'iminyururu n'amaboko maze ingoyi akazicagagura n'iminyururu akayicagagura ntihagira umuntu n'umwe ubasha kumuboha iteka ryose ku manywa na nijoro yahoraga mu mva no ku misozi asakurizayo akikibesha amabuye abonye Yesu akiri kure ngari rukanga aramupfukamira ati nijwi rirenga ati databuja Yesu mwana w'Imana isumba byose nkurahiye nkurahije Imana ntunyice urupfu n'agashinyaguro ngo Yesu aravuga ngo muri biki mwebwe turabadayimoni muri bangahe 6,000 aravuga ati murifuza iki ati turashaka ko utwemerera ntutwice santiragera tugehe mu nyanja abwira ati muce mu ngurube mbone mugenda bari abadayimoni bari bava muri wa muntu bajya mu ngurube bajya mu nyanja bivuga iki nubona subiremo ufite ibibazo n'ingorane n'umuraba byisukasuka ku buzima bwawe uzahita umenya ko ukwiye kubicecekesha no gutuza no kwizera kuko hakurya yabyo haba hari akazi hari akana kamwe nazanye mu bana mfite abana 6 mfite abahungu 5 n'umukobwa umwe sinzi niba uwo mwana yakiri hano Obedi waba ugihari yasohotse haguruka urana umwana wanjye wa 3 ni wicarire karakana kararwaye kararwara tubira indwara karwaye noneho ndavuga uyu mwana urwaye gutya uyu muraba ufashe uyu mwana hari ibintu Imana izamukoresha bidasanzwe mbira mama we kariro ndumva papa Joza arabizi yarariraga umwana akarira nijoro umwana akarira mu gitondo ndavuga nti umva uyu mwana azava mu muntu udasanzwe iyi miyaga n'iyi miraba nibituma twibwira yuko nta gihe hari inyuma ye igihe kiragera Uwiteka haza kuza umuntu twa Obedi n'umusaza wo mu Gatsata araza arambira ati okana kari hehe ntingaka kari hano aragasengera gahita gakira niba ari umwana ngira mu rugo ugeze mu rugo ni umudiyakoni uzwi iyo umuntu abuze ikintu mu rugo arakubaza ati ngira gusa ahantu waruri kakigushakira ni utaye amafaranga mu nzira avuga ati ngira ahantu wanyuze kajya kuyashaka nuko meze ariko yararwaye yararembye yarapfuye ariko uwo muraba uri umuhitanye nkabona ko inyuma ye hari igihe abademoni bazamutinya umubona urwaje umwana ukona abana bakunaniye tukabavume tukababwire nabi haba hari imbaraga ziri kubahiga ariko inyuma yabo hari ikintu Imana izabakoresha mwabonye hano abantu bari gushima Imana papa Sara n'umuryango we ushobora kubona abana bahagaze kuriya bambaye ukagira ngo baraye bavuye mu ijuru ni komani ivuye mu ijuru buriya baciye mu buzima bw'umuraba ukiheba ukona ko bicitse pi ukavuga uti birarangiye Imana ikavuga ati ndi kumwe nawe hari igihe umuntu muri iyi nzira ugenda ahantu ntubone ibikurikira hari icyo bita next step ntubone intambwe ikurikira zikara igihe umuntu ajya yibaza niba ejo buzaca kuri iki kibazo ufite kavutse ejo buzaca ugateranya ugakuramo igisubizo ngo sinzabaho dayimoni ikakubwira ngo ntabwo uzabaho nyamara hari indirimbo murimbye yaririmbye yaravuze ngo mu mwijima wo mu nzira hari igihe atabona mu mwijima wo mu nzira twizeri hasigaye umwanya muto izuba isi rero isi ni bizavaho ijuru rikavaho uwizera azabona ayo muri mwebwe ninde waciye ahantu akabona ko nyuma y'uwo munsi atazabaho ntimuhari ukarwara ukahita uvuga uti igisubizo ni ukuzapfa none ukabura hari mama biri ndumva bizi mama biri kuba wicaye hano n'abana bawe uriremera na papa biri n'abakobwa bawe mwicaye hano nyuma y'ibyo muganga yanditse ku buzima bwawe uriya mubyeyi mwabonye nuko atababwiye
yageze ahantu nyine nuko nta kundi. Hari nibanga buriya mutazi yaje gusezerana kugira ngo nibura azajye mu ijuru yarasezeranye. Be barabanye batarasezeranye n'umutware nyumho baza gukizwa nyine aravuga ati kugira ngo nzapfe ntarasezeranye kamaze nke muri byanjye byose nzatahe neza. Aza gusezerana hano ngazigire mu ijuru amahoro. Imana ikamubwira ati uzabaho. Uzabaho? Uzi ko tubaho? None nturiho se? Inyuma ya bya bindi. Inyuma y'umuraba n'umuyaga. Imana ibishaka kuzicara mu gisharagati ufite abakwe. Hari igihe umugabo n'umugore bagirana amakimbirane hakaza induru mu rugo. Ukumva ijwi rivuga ngo mutandukane. Ikijwi cya dayimoni ngo mutandukane. Haka Imana ikavuga ngo ndi kumwe nawe. Iyo Imana ibona uzicarana n'abana bawe n'umugabo wawe mwicaye mu gisharagati mukora ubukwe, Satani araza agateza umuraba mu rugo ngo mutazagera kuri uwo munsi mukuru. Bamwe muri mwebwe mufite umuraba mu rugo, mwibuke yuko imbere yanyu hari n'ibirori by'ubukwe ku bana banyu. Bucye kamwa kwihangana rero. Ndashaka kubabwira ko hari igihe ubona bikomeye ubonye ko bicitse pe ukabona birarangiye. Ndashaka kumenyesha ko iyo ari Imana yavuganye nawe, umuraba n'umuyaga bikisuka mu buzima bwawe, ujye uhita umenya ko utaza gupfa. Imana ibigira ngo ikubwire ngo ndi kumwe nawe. Yesu agira umuraba ngo ceceka. Bimaze guceceka rero bimaze gutuza, baragenda ngo Yesu barambuka bageze hakurya bahura n'ibidayimoni 500, ibidayimoni 6,000. Iyo rero wanesheje umuraba wo mu bwato, ibi kankubwire ibintu uri kurwana nabyo nushobora kubona bitaguhitanye. Nukuri ibintu urwana nabyo byaba byo mu mwuka, byaba byo mu mubiri, byaba byo mu bugingo, nibitakwica ukabona urenza kino gihe, ejo hawe hazaza uzahagarara abadayimoni baje bavuga ngo twemerere twijyana utarasenga. Hari igihe uhura n'ingorane ukiheba, ariko imbere yawe Imana ishaka yuko abadayimoni bazapfukama mu izina rya ugahamagara mu izina rya Yesu, abadayimoni bagahagarara. Yesu ageze imbere y'abadayimoni, umaze kurenga umuraba rero, y'umuraba wakigetse n'ituze. Ugeze imbere y'abazimu ntusenga, bipfa kukubona gusa. Iyo wanesheje ibikwirukankaho, sinzi kiri kukwirukankaho, ibintu bikurukangaho iyo bitaguhitanye, ukabona umuraba urasugetse mu bwato, ujya kubona ukabona bagenda imbere y'abadayimoni bakavuga ati turijyana mu ngurube turimanukiye. Kubera iki? Wanesheje ibya mbere. Abahetse mwe guhura n'iki? Muraba mu bahetse, wa muraba uracyabamo, parukaba muraba mwinshi mu bahetse, wa muraba uracyaba. Umuraba udushira ukibaza niba waranahabaga. Adeperi igihe kizagera umuraba muri kumva n'amakuru mwumva, ibinyamakuru bihinduri nibirangiza abantu bose bita abadeperi, kubera uburyohe buzaza mu itorero ryacu, kubera urukundo n'umukabera bizaza. Ndashaka gusoza mbabwira ngo ibyo unyuramo uyu munsi rwana nabyo, uneshe, ukomere, wibuke ko n'ibitorero muri kumwe. Imbere yawe hari ibindi Imana izakora utagombye kuruha. Senga ya none gusa, usenga ya kino gihe, usenga yo muri iyi minsi, ariko nyuma y'uyu munsi Imana hari izacikesha. Ndashaka kubasengera Imana. Amena. Ndashaka ko dusenga. Kamabaze ikibazo kiri hehe? Kiri hakurya y'inyanja cyangwa kiri hagati mu nyanja? Kiri hehe ikibazo muri inkuru ya Yesu? Ikibazo kiri hehe? Ni hehe usabwa gukomera? Ni hehe usabwa kwizera? Ni hehe? Si hano hagati? Ni none. Nge nahuye n'umuraba wa wundi ugahungabana kagira ngo birarangiye. Nigeze uyu mujyi inzara indiramo, kandi naravuganye n'Imana. Imana arambwiye ngo tugende i Kigali. Ndaza nasenze 3 mbona itike, mbona umuntu arantegeye aranzana. Nzanyize ngo navuganye nayo. Irankubita ariko inzara indira muri iki gihugu. Ndavuga ndatashye. Nsanga mwarimu Odeta. Navuga nti mwarimu Odeta rero mwarimu wanjye ndagiye. Ugiye se subiye iwacu. Habaye iki biranyishe. Wavuganye n'Imana, twaravuganye ariko ntabwo iri gukemura ibibazo vuba. Iranyishe ndagiye. Arambira ngo hari ijwi ryayo ugira. Ntabwo ari ijwi gusa. Mfite n'akaye agasuku. Irimo amasezerano ariko mfanye inzara n'amasezerano. Arambwo yati ntukigiye guma hamwe komera. Ubu se koko ubu ndacyapfuye. Oya niba nzanapfa sinzapfa ko gupfa icyo gihe. Niyo napfa sinabura abanshingura. Mu cyazo nifite gikomeye no kuzibaza bazanshingura kuko
mu kibazo twari dufite abantu bavuga mu ntara tugera hano i Kigali kwibazaga nimfa nizuzakingura iyo twabonaga umuntu arembye mu bahungu twazanye tukabona ararengeye yenda gupfa twaramutegeraga tutugabasha kwicara tumutegere agwe iwacu kuko baracukura mu rutoki bagashyiramo bikarangira ariko inahanga imodoka ngimbaho tugategera umuntu akagenda kare ko twabonaga kumushyingura bizatugora twategeye umuhungu witwa Mbembe o kwa Berena tubonye arwaye tuti aho kugira ngo umuntu azatugore tukamujyana ndikora tuza abantu bahano twarabakuyakuya tutazi abantu rimwe nagiye kwigisha muri Nibature sanga witwa Zakayo namuganda yakufite ijambo rimfasha arambwa rero ati ragufasha ibyo ariko rero kamaze nyo kwereka umushumba Karurange Edouard nkubwire kuri umwana wacu nagakumba nasaba gasani tubabwire kuri umwana wacu baguhakanya baranjyanye mu gitondo Nyabisindu bati uyu mwana rero n'umwana wacu ariko wareba ukuntu meze ko nenda gupfa ase uyu mwana n'umwana wanyu ati numurokore n'ukuri umwana wacu timuzamuhe asuhuzeho mu gitondo nuko nsuhuzaho bucye njya gusaba akazi hano haruguru ku isoko aho ryahoze witwa muri Bature twaza Zakariya hari umuntu akoraga hano haruguru afite iduka umuntu arambira ati ngiye gusaba ubuzamu ujurira ku iduka hano haruguru isoko ryahoze arantwara narahombanye inzari ngaragaraho murabona ko meze ngaho ndajya meze ngaho nenda gupfa murabona ko ubundi bimenyetso bya pasiteri nge ntabyo mfite pasiteri agomba kuba afite ukuntu hano imbere bimeze ukuntu rimwe najyanye na papa biri uriya pare wanjye twajyanye mu Buholandi kwigisha abantumiye n'umuvuga butumwa mbese mu giterane papa biri rantwara mu modoka ye ndi nambara gakote ndiyegeranya na Bibiliya turajyana tuhageze barebye nge nawe aravuga ati ko biri kose usu umupasiteri sinkubeshyera mama biri arahari baramufata bamujyana imbere aravuga ati mushumba baramuterura uriya papa biri dore nguyu ari hano baramuterura bamushyira ku ntebe aticara hano na Bibiliya baramutwaza noneho ngewe nanjye ngashaka kugira ngo negerayo nta karita mfite nta kimenyetso nta ruhara ntanda ntamvi mbese muri kintu mbereka ntinyamara nanjye ntinyamara baranjyana inyuma barambati wowe icara hari inyuma noneho rero papa birari hano arabwa atari kuri ya muntu nazanye niwe mupasiteri ati niwe mupasiteri ati twarebye ukuntu ameze tumujyana inyuma hari igihe batureba nuko tungana n'ibiro byacu bati najye hariya hirya kandi bantumiye bari bantumiye aribo banjyanye ariko barebye tayi baravuga ati genda njya gusaba akazi hano haruguru rero njyaho gasabayo umugabo witwa Zakayo arandeba aravuga ngo uyu mwana ntiyiba urubuhanya bari kuntangira ni inyangamugayo yakurindira ibintu akanyarara ku ibaraza ryawe akakurindira ibintu umuntu arandeba ukuntu umeze hano harahumbanye ati ko murabeze nk'umuntu wiba ntabwo wibasha rwose ntabwo niba n'ukuri ntabwo njya niba kandi nta hanzi yarebye gusa uko umuntu ameze batagomba kuba yiba tagomba kuba yiba nta kindi gihari hari igihe umuntu akureba akavuga ko wiba kandi utiba hari igihe bakwita umurozi bagakureba ati uyu muntu ni umurozi ukuntu asa kandi ari inzara yakumennye amaso bati ni umurozi Dofi uraho Dofina ni mushiki wanjye arabizi nabuze inkwano mama wiwe arambwira ati ngiye kuguha amafaranga nkugurize uzapfa gutanyambura ndango nzakwambura ngiye sinambura uretse nkonye n'inye ariko n'inyangamugayo mama wa Dofina ampa inkwano y'150 nzayaguha sinzapfa ntayabonye nayamwishyuye ndumva narabishyuye n'ukuri narabayabahaye urumva rero ubwo uwo muraba w'ubukene wagira ngo nishingire kubera yuko niba nta nkwano nta kazi ugira uri gukora ubukwe bw'iki ndavuga nti rero nubwo ndi umutindi nzaca mu rusengero nibashaka bagurisha kandi y'umutobe nicaremo ariko nkora ubukwe bwa gikirisitu ubu se binyanditse ku mutwe papa Gihozo uhagaze hariya uriya mugabo uhagaze hariya wambaye umudiyakoni ubukwe bwe twafashe twaguze umutobe ku murindi twoza amacupa ya fanta dushyiramo umutobe tuwita fanta tuti wa mutobe we uri fanta none ubu nta parika hano n'imodoka yiwe ari hariya iyo mitobe imuri mu bitugu kambabwire hari igihe duca mu buzima nima nkomeza abantu muri hano mu kintu muzirinda ntimuziteranye n'Imana ntimuziteranye n'iki n'Imana kubera kuretse n'ubuzima bwa hano muri Remera nyuma y'ubu buzima hariho n'ijuru
Imana yadusezeranyije ubugingo. Niyo mpamvu rongera ngo mbabwire ngo umuraba mucamo uko witwa n'amazina yawo. Waba uri umuraba uri mu rugo rwawe, umuraba uri mu bana, umuraba uri mu kazi, umenye niba Imana muri kumwe. Umunsi w'igitondo kimwe ijuru rizavuga ngo ceceka, byose bizatuza. Hakurya ya Yorodani rero abadayimoni bazagenda bava mu nzira bijyanye. Hari ubwo kugeramo ukaba utagisaba umwanya wo kwigisha, warajya gumandiya umwanya wo kwigisha. Nigeze nsaba kwigisha ahantu hamwe, barambira ngo nzanike mu gakayi ibyo ndakwigisha. Kandi hano umupasiteri namubwiye nti ndumva ijambo ryo ku cyumweru narishobora. Nimvuye muri nibature ntangiye kubimenyera no mu rubyiruko. Pasiteri arambwira ati urashaka ku cyumweru? Ati ufite ikote? Narishaka. Hari amakote ya 800 bagendana hano ku rutugu. Nguri umwana undi ibyo kote. Ikote ntirisa na karavate, ntirisa n'ishati, nta na kimwe gisa n'ikindi. Ngiye bambwiye karavate gusa n'ikote. Nguri ibyo mbonye bidasa ntacyo bimbwiye. Tifata agakayi kagasuku. Ndandika ibyo nziyigisha, arambwira ati numva wabishobora, ariko se ko bidasa ibyo bintu wambaye. Ariko nibyo mbasha kubona. Kamabwire, hari igihe umuntu yambara incurikirane. Kamara incurikirane kandi uri umuntu w'Imana, Imana ikuzi. Izina amazina yawe nakukomeza. Ibigira ngo wihanganire mu bukene, wihanganire mu bigeragezo, wihanganire mu magambo, igihe kiba kiri buzagere ibyo byose bikaza ku buntu bw'iki bw'Imana. Ko nshaka dusenga. Ngiye gusengera abantu bari mu muraba. Ugomba kuba ari umuntu Imana yazanye hano, umuraba wenda guhitana. Hagomba kuba ari umugore uri muri literaniro wenda kuva mu rugo. Kubera ibigeragezo byinshi genda kumwica, akaba yavuga ati naruvamo ndagiye. Abajyanama rero niko bakubwiye ngo genda. Ndumva nkugira inama. Ubwo waje gusenga ntusenye urugo. Nubwo bimeze kwa kundi kose, ijuru rigiye kuza rivuge ngo ceceka bituze bizenera. Niba ufite abana bagoranye, abo bana ubona barimo umugisha ukomeye, dayimoni iri kubarwanya, ariko abo bana bazakura, bazabamo abagabo, bazabamo abagore, bazubaka ingo. Komera, tubavume, tubatuke, kuko hari icyo Imana ishaka. Mu muraba mwinshi wo mu muryango, Imana ibakomeze. Shokuri muri business yanga. Business yakunanira ukabona biri kuri kwivuruguta. Birimo byanga. Hari igihe kigera bigafata. Mama Saroni hano mubonye hagaze hano, muzi ko ari umukire niko mumwita abakumisitira essence. Ariko siho yabanje. Mama Sawa zabahaye ubuhamya hantu wanyuze. Buri acuje ibintu byinshi abana barabizi. Agacuruza iki kikanga, kajya station kikanga, kajya amakarita bikanga, kajya igihe cyagera ikavuga ngo mwana wanjye ntuzavemo guma hano ndi kumwe nawe. Igera igihe gaturisha umuraga muraba aho ukorera. Nambuze ko Imana iturisha ibibazo aho mukorera. Nyamara Imana ifite gahunda ku buzima bwanyu. Uzi ko uje unarwara ukumva uri bupfe, ijuru rikavuga ngo ntupfa. Ufite indwara, ufite n'ibyangombwa, muganga yanditse ngo ntabwo wakirira ngo muri Afurika, ngo cyese ugiye mu Buhindi. Mu Buhindi ukabura kugerayo. Imana ikabwira indwara ngo wandwara we ceceka, indwara igakirira i Kigali. Imana igikora ibintu yitaguhaye itike ikugeza iyo ngiyo bakuvura, naho irakuvurira. Dufite Imana icekesha umuraba wo mu buzima bw'uburwayi. Ko numva twagusengera, ko mbona twagusengera, ko mbona umuraba ukomereye nabi, ko ufite ibyemezo bibi wafashe, nyamara twasenga. Ngiye gusengera umuntu wese uhagaze mu muraba utazi ikizakurikira. Pastor Gatanaza ayobore gahunda yo gusengera abantu bafite umuraba wo mu bugingo. Ibyaha biza bikisuka ku buzima bwawe. Hari igihe ugira ubuzima bw'ibyaha, ibyaha bikwizirikaho. Ninde waguye ni wowe, ninde wakomeye ni wowe. Ariko Yesu acecekesha irari ry'ibyaha. Nabyo birashoboka. Araza gusengera abantu basubiye inyuma baguye kubera mu muraba n'ibigeragezo bakishora mu byaha. Hari abatazi Yesu hakaba n'abaguye. Pastor Gatanaza arabasengera. Yanye gusengera abantu bari mu muraba. Hari n'igihe umugira umuraba wo kwishuri. Ndumva ubizi bajya gumfasha. Tabizi ko ajya gumfasha. Hari ufite umunyeshuri ajya gumfasha. Ninde umuzi se? Byananiye. Yagiraga amahane. Yo chef de wa groupe yacu. Ngewe nkaba ndi umuntu ndi mu masengesho wakazakozwe ntabyo nzi. Tubona se ko wa muraba w'amashuri wo muri Kiye warangiye, uzi ko ngubu ni umuntu ukomeye niga amashuri international ariko uzi ko ndi umuntu udasanzwe. Umuntu wigana n'abanyamerika ibihugu 70 nkicaramo nanjye idarapo ry'u Rwanda rikaba rizamuye ku ishuri. Uzo tuzamura amadarapo ariko buri gihugu gifite idarapo. Iry'u Rwanda nanjye bararizamuye. Buri hari igihe dusengera rero dusengera ibihugu. Noneho bakavuga ngo igihugu gifata umuntu ufata idarapo namara kurifata ngo basenge. Bakavuga ngo abavuye mu Rwanda ninde se wundi wavayo uretse ngewe ko ari kuri ninde se wundi wavayo hantu ninde se wundi wavayo ninde. Ngare umunyarwanda nkamubura
ngafata idarapo ry'u Rwanda nirikora ndikuye kwande nkarifataho bose bagahaguruka bakabati musengero wambaje Emmanuel hagariye u Rwanda ngahagarara ku idarapo nyuma y'umuraba nyuma y'inzara nyuma y'uburwari nyuma y'agatsata nyuma ya Nyarugenge nyuma ya Kamashashi nyuma y'imvura ugahagarara ku idarapo ngarihagararaho ibihugu 70 gahaguruka bikaririmba bigasenga avuga ngo nyamara nyuma y'umuraba abademoni bajya bacicika ko nuva nagusengera haguruka tugusengera Imana sinzi ikintu kibazo ufite ntago ngize haguruka tusenge ugize neza guhaguruka kandi wizere ntago nzi impamvu Imana yakuzanye muri aya materaniro ntago nzi ibyemezo wafashe muri iyi minsi icyo nzi cyo ni ibyemezo byo kwiheba kuko wibaza niba Yesu mukiri kumwe ni ugiye gusenga aravuga ngo ndahari ariko ntago byemera nukuri Yesu ari kumwe nawe uwo muraba ubona muri amasengesho ya kino cyumweru iri teraniro turimo ndagira ngo witegure nyiri torero turi kumwe hano ntago hari abantu gusa hano ntago turi Remera ngo mubona pastor n'abadiakona protocol hari na nyiri torero ari kumwe natwe ubu bwato rero byamyemo Yesu arahari kandi nubwo asa nk'udakora ariko agiye guhaguruka abwira umuraba ngo uceceka urarwaye ndabizi ufite uburwayi ufite n'ibintu banditse ku byangombwa muganga yakwanditseho avuga ko uzapfa nyamara Imana ikavuga ngo uzabaho birahura gute ibyo muganga yanditse nibyo Imana yavuze hari ibintu Imana yakubwiye n'ibyo Satani avuga turafata ibyande tureka ibyande ndashaka gusenga numva imbaraga zo gusenga ndumva iteraniro riri mu Imana ndumva Imana iri mu kazi ndumva Imana iri mu kazi Imana izaho utaha Imana izaho wirirwa Imana izaho urara Imana izi ibyo utabwiye abandi Imana izi ibyo mu ibanga ry'umutima wawe Imana ibyo wabuze uko wabwira umugabo wawe kuko ubona ntabyumva kutabwira umugore wawe abana babuze uko wabwira ababyeyi ibyo utabona uhamagara kankubwire ngo nyiri torero ari muri ubu bwato ubuzima bwawe Yesu abuhagazemo kandi aje kukubwira ngo komera mwana wanjye ndi kumwe nawe nyemerera wizere bikubera uko wizeye kadusenge izere ko Yesu ahari ntabwo uzapfa n'ukuri ntagupfa natwe turacyahari tuba twarapfuye none turiho aba bantu bashinye Imana bariho kandi Imana iravuze ngo irakomeje nyemerera dusenge izere nyemerera wizere zamura kwizera kwawe gira vuba bwira Yesu uti n'ukuri ubwo hari singipfuye ubwo Imana hari ntacyo kibaye Imana iri kumwe natwe tuba twararangiye hacu abahari bagiranye tuba twari uko umwanzi yifuza tuba twarandagaye tuba twarasebye umwami aravuga ngo nsiko bizaba kuba mwizera ntabuza ahubwo n'isoni nyemerera uzamure kwizera kwawe Mana yacu Mana y'ubutware Mana y'ubushobozi aba n'abana bawe wararitse ngo baza gusenga muri amateraniro nyamara nubwo baje hari umuraba hari umuyaga hari shuheri byusuka ku buzima bwabo bagashidikanya niba uhari cyangwa udahari hari igihe amajwi ya bene wabo ababwira ngo iyo Mana musenge bakwande ngo iyo Mana mukorere ibaheye ariko uyu mwanya hari itangazo rikomeye rivuye kuri nyiri torero rivuga ngo siko bizaba kuba mwiringira ntawe uzakorwa n'isoni dushingiye ku mbaraga zawe dushingiye ku buhamya bw'ibyo twabonye ducecekesheje umuraba n'umuyaga biri muri iyi miryango ducecekesheje umuraba n'umuyaga biri muri izi ngo ducecekesheje imiraba n'imiyaga biri mu bana bacu twabyaye ducecekesheje umuraba n'umuyaga biri muri business dukora mu izina rya Yesu yewe wandwara we wagishakwe we yewe wandwara we indwara itumba muganga indwara yoberanye indwara itagira umuti indwara bahaye imiti ntiyemere n'icyuma ntikiyibone nyamara nyirayo ari kubabara ndirukana imbaraga z'uburibwe muri amateraniro ndananiza amarembo y'ikuzimu ndakubita nsokora k'umwanzi ibyo abantu barenze ibyo abanyuze hejuru ibyo mu miryango no mu bisekuruza turabinaniza mu izina rya Yesu muri amateraniro hano i Remera tugira ngo abantu b'Imana haboneka ijwi rivuga ngo biracecetse bituze mu izina rya Yesu katika jina la Yesu wa muraba we wa muyaga we witiki wa musozi we ubaye ikibaya imbere ya Zorobabeli umugaragu w'Imana Imana itembesheje amazi mu kidaturwa iyo niyo Mana yaduhamagaye imenaguye inzugi z'ibyuma n'ibindizo byaso iyo niyo Mana itanga amazi mu butayu ni Imana yambutse abantu ahantu hadashoboka imenagura ibitera bigahinduka umusenyi iyo niyo Mana yahani Remera ari kumwe natwe ngushimiye uyu mubyeyi ukomeje ngushimiye umubyeyi mugiye kujyana mu rugo ngushimiye ibyemeza ahinduye imigambi yarafashe rayiretse aguhara kubwiye ngo ngwirucekeshe umuraba mu rugo rwanjye ngushimiye uyu mugabo Mana
ingamba afatiye muri amateraniro, ngushimiye umukobwa n'uyu musore, ngushimiye ibyemezo afashe byo kwemerera Imana ikamucyahira umuyaga n'umuraba. Urakoze Mana, niwakira amashyira y'umuntu n'ibyawe mu izina rya Yesu gira neza. Amen, amen. Amen. Yesu abahe umugisha. Ikibazo ntabwo ari umuyaga, ikibazo ntabwo ari umuraba. Mumpere mikrofone agiye gusenga. Ikibazo ntabwo ari umuyaga, ikibazo ntabwo ari umuraba, ahubwo ni ukugenzura ko Yesu ari mu bwato. Niba Yesu ari mu bwato, umuraba nta kintu uri buze kugutwara. Niba Yesu ari mu bwato, nta kintu umuyaga uri buze kugutwara. Tugenzure niba Yesu ahari. Niba Yesu ahari, nta kintu tuzaba. Tugiye gusengera rero abantu batari bakira Yesu mu bwato bwabo, cyangwa se mu buzima bwabo, cyangwa se mu bugingo bwabo. Hari umuntu uri muri riteraniro ukeneye guha Yesu ikaze mu mutima we. Akabwira ati Yesu ngwino mu bugingo bwanjye. Ugiye kwihana, ugiye gutangira urugendo rujya mu ijuru, ukeneye guha ikaze Yesu ngo Yesu ngwino mu bugingo bwanjye. Niba uhari, haguruka tugusengere. Niba uhari, haguruka tugusengere. Hari ababonetse, Imana ishimwe. Nta kibazo biteye. Mutere intambwe muze hano imbere kugira ngo abakozi b'Imana dufatanye kubasengera. Za ntambwe turazishyiramo, za ntera turazishyiramo, nta kibazo. Uze gutumira Yesu, umubwire ngo Yesu ngwino muri njyewe. Ubimubwire, utangire urugendo rujya mu ijuru. Tugiye gusengera undi muntu wagize intege nke, agasubira inyuma, hakaba hari ibyaha yaguyemo. Imana ikubabarira ibyaha byawe. Dufite Imana ibabarira ibyaha ikanabikiza. Nubwo waba uri imbata z'icyaha, icyaha kirica, icyaha kirasenya, icyaha kiramugaza, icyaha kirarimbura. Ariko Yesu akiza ibyaha. Aho wabikoreye yarakubonye. Waguye mu byaha, wagize intege nke. Muwafashe za metero bazishyiremo. Naka turabasengera twazishyizemo. Abari muri protocol akora ubushake muwafashe izo metero bazishyiremo. Hano imbere ni hanini cyane, nta kibazo. Na hariya hose muri koridoro hari abahapfukama, nta kibazo. Ariko za metero zikubahirizwa no gusenga tugasenga, nta kibazo. Na hariya haruguru hose bahapfukama, nta kibazo. Waguye mu cyaha, wakoze ibyaha, Imana yarakubonye, nakumenyesha ko ibyaha birasenya, ibyaha birarimbura, ibyaha birica, ibyaha birangiza. Niba hari ibyaha waguyemo, niba hari ibyaha wakoze, tebuka vuba. Yesu arakiza. Yesu akiza ibyaha. Tebuka, Yesu akubabarire. Yesu ababarira ibyaha. Tebuka vuba. Iri teraniro Imana riteranije kubera wowe. Indirimbo zaririmbwe ni ukubera wowe. Ya masengesho yose ni ukubera wowe. Tebuka vuba tugusengere, Yesu akubabarire. Imana yacu idufashe cyane. Abapasiteri aho ngaho muri nta kibazo, n'abandi bakozi Imana turi kumwe murazamura ibiganza aho muri. Hanyuma Pasiteri Imana irafasha Pascal atuyobore muri uyu mwanya wo kugira ngo tubashe gusenga. Ariko n'abandi nimutebuke vuba. Ngwino kwisoko ngari nziza, ca bugufi wa mutindiwe, yakubire nge by'umukiza, ngwagutunganye. Yesu mahimbazwe, izina rye ryo yanyogeshe jamaraso ye. Yesu ahimbazwe. Reka tubasengere, Imana yacu bagire neza cyane. Reka Pasiteri asenge. Ubyibagirwe kandi amazina yabo yandike mu gitabo cy'ubugingo. Uhereye none nibajya basenga ujye ubumva, bajya bagutabaza ujye ubatabara. Uwiteka Mana Nyiringabo, turabasengeye kugira ngo uhereye none agakiza kawe kabe mu mitima yabo. Nuko rero reba umutima bafite, baciye bugufi imbere yawe. Kiri ikimenyetso cyo guca bugufi imbere yawe.
Uwiteka Mana Nyiringabo, turabasabiye kugira ngo bababarire ibyo batekereje, ibyo bavuze, ibyo bakoze uhereye mu buto bwabo. Uwiteka Mana Nyiringabo, ubeze ubatunganye, amazina yabo yandikwa mu gitabo cy'ubugingo, kandi ukomeze kubishimira. Urakoze Mana kuko wabariye, kuko ubejeje amaraso ya Yesu yeze buri wese. Urakoze Mana kuko ubyumvise, tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Mudufashe gato mu gihe hari mu rusengero ruto, hanyuma abakozi b'Imana bavugane nama kantu gato, muhite mugaruka. Imana yacu idufashe. Reka dusengere abarwayi. Niba hari abarwayi bari muri literaniro, nibahaguruke tubasengere mu izina rya Yesu. Hari abarwayi bahari, indwara niza abaganga bavuze ngo ntizikira, zirakira. Mwabyumvise. Tugiye gusengera abarwayi, ko dusengere n'abarwayi, twirukana indwara mu izina rya Yesu Kristo, kubera ko Yesu arakiza. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo, twirukanye indwara muri iyi mibiri y'aba bantu barwaye mu izina ryawe Yesu Kristo. Uri Imana ikiza indwara zananiye n'abantu, kubera ko imbaraga zawe zitameze nk'iz'abantu, imbaraga zawe zirihariye, wararemye, gukiza ntago byakunanira. Aba rero bahagaze imbere yawe. Indwara zituruka ku badayimoni turazirukanye mu izina rya Yesu. Indwara ziva kuri Satani turazirukanye mu izina rya Yesu. Indwara aho zavuye hose turazirukanye mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe zikize, imbaraga zawe zibohore, ugire neza ubwoko bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Amen. Nubwo amagambo yanjye ataba menshi, shimwa Mana kuko ndamahoro. Mutima wanjye himbaza iyo Mana, unezerwe kuko ndamahoro. Nubwo amagambo yanjye ataba menshi, shimwa Mana kuko ndamahoro. Mutima wanjye himbaza iyo Mana, unezerwe kuko ndamahoro. Nubwo amagambo yanjye ataba menshi, shimwa Mana kuko ndamahoro. Mutima wanjye himbaza iyo Mana, unezerwe kuko ndamahoro. Warirekuye, utanga ubugingo bwawe, warirekuye, utanga ubugingo bwawe kubwanjye, kandi wanjye warirekuye, utanga ubugingo bwawe kubwanjye, utanga ubugingo bwawe kubwacu, kugira ngo ubuzima bwanjye buhinduke, kugira ngo ubuzima bwanjye ubuzima bwanjye buhinduke. Nubwo amagambo yanjye ataba menshi, shimwa Mana kuko ndamahoro. Mutima wanjye himbaza iyo Mana, unezerwe kuko ndamahoro. Nubwo amagambo yanjye ataba menshi, shimwa Mana kuko ndamahoro. Mutima wanjye himbaza iyo Mana, unezerwe kuko ndamahoro. Nubwo amagambo yanjye ataba menshi, shimwa Mana kuko ndamahoro. Mutima wanjye himbaza iyo Mana, unezerwe kuko ndamahoro.
amashimwe yanjye yose ngutuye indirimbo uyakire ikubiyemo amashimwe